umuntu arakandagira nta kinyonga. Urabona ko iyi ngiyi kurira bya bindi bifite imibyimba. Urwo ni urusaku rw'imashini zifashishwa mu gukora inkweto. Naho Niyonteze Jean Bosco akorera inkweto mu murenge wa Ruhuha mu karere ka Bugesera. Ubusanzwe uyu nakora ubuhanzi bw'indirimbo akaba avuka mu murenge wa Shyara mu kagari ka Kabagugu. Uyu mugabo uri mu myaka y'urubyiruko ubusanzwe afite ubumuga bw'inyonjo, akaba anafite umugore n'abana babiri. Avuga ko yahisemo kwiga uyu mwuga wo gukora inkweto kugira ngo abashe kwiteza imbere, none kuri ubu ukaba umaze kumugeza kuri byinshi birimo inzu mu mujyi wa Ruhuha, umujyi ubusanzwe kuguramo ikibanza bitoroshye bitewe n'iterambere rimaze kuwugeramo. Uretse inzu, uyu kandi afite n'imashini igezweho ifite agaciro k'amafaranga miliyoni n'igice, nyamara yaratangiriye ku mashini zidoda imyenda arizo yifashisha mu kudoda inkweto. Kuri ubu akaba akora inkweto z'ubwoko bwose, ibikapu by'abagore hamwe n'imikandara, ku buryo ushatse gukoresha inkweto bamukorera inkweto bitewe n'ingano y'izo yambara. Ibi bigatuma n'abashaka inkweto zisa harimo nk'amatsinda runaka n'amakorari bamuha komande akabibakorera. Bwana Niyonteze Jean Bosco avuga ko nk'umuntu ufite ubumuga, nyuma yo guhindura intekerezo byatumye arenga agahinda yajyaga agira, akaba ahubwo asigaye afasha abandi. Ari nako asaba urundi rubyiruko gukura amaboko mu mifuka bakitabira imirimo kuko ihari, na cyane ko avuga ko bakwifashisha ibikoresho bibari hafi, kuko nawe ibi akora akoresha amapine aba yarashaje agura n'abafite ibinyabiziga hamwe n'ababikanika, akifashisha kandi n'impu z'amatungo. Natekereje ko nje ngomba kuza afite ikinyuranyo nabyo, nicyo cyatumye njewe ubwanjye fata umwanzuro kujya kwiga igikorwa cyangirira umumaro kikazawugirira n'umuryango wanjye. Byafashije rero kuva muri bwa buzima, nkimara kubyiga nkabona abantu baranganye, sinyumva ndetse ko nkifite n'ubumuga kubera ko sigaye mbona abantu uburyo bankunze kubw'ibi bikorwa. Namaze kurenga agahinda, namaze kurenga gusabiriza, ubu nanjye hari abantu sigaye fasha. Uyu mushinga wa Bosco akoreshamo abakozi 7 barimo n'umugore we, ariko yivugira ko na 20 yabakoresha kuko ngo abamugana yabaha akazi kandi ko gahara ari keshi, kandi akanabigisha nkuko hari abandi yigisha bajya gushinga amaseta yabo nabo bahamya impinduka wabagejejeho mu iterambere ryabo. Ubundi muntu akora ibijyanye n'inzozi ze. Narebaga inkweto nkibaza iyi nkweto ikorwa gute, bimeze bite, nkavuga ati ndamutse mbonye ahantu bigisha gukora ibijyanye n'inkweto mba nzatangira ibiguro ngeze Imana mbona ndahabonye hano iwacu. Bindinda kuba najya hanze aha nkajya mu bintu biterekeranye, mu bintu bidafite gahunda, ikamfasha kwiteza imbere. Uretse abakozi akoresha muri uyu mushinga we kandi bose yigishije, Niyonteze avuga ko akeneye gufasha umubare munini w'urubyiruko kuva mu bushomeri binyuze mu kurwigisha uyu mwuga, ariko akagira ikibazo cy'ibikoresho bike, ari ahera asaba ubuyobozi kujya bumanuka bukabegera kugira ngo bumufashe kubona ibikoresho bihagije. Hari igende b'abantu badafite imirimo nkumva nabigisha, ariko najya kureba nkasanga ibikorwa afite ni bikeya, amaforoma yo kubigishirizaho ni makeya, imashini ni nkeya, bwa bushobozi bwanjye buracyari bukeya kuko nanjye ndakiyubaka, nkabona sinabutanga bwo gufasha abandi ntaramara kwifasha. Nkasaba rero ko badusura bakareba ibikorwa dukora, cyane aho bikeneye ko badufasha bakadufasha natwe kugira ngo dufashe n'abantu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abafite ubumuga Bwana Emmanuel Ndayisaba ku murongo wa telefone yadutangarije ko iyi nama ifatanije n'imiryango yita ku bafite ubumuga bakomeje ibikorwa byo gukurikirana abafite ubumuga kugira ngo babafashe kwihutisha iterambere, na cyane ko buri karere kagenerwa ingengo y'imari y'abafite ubumuga kakanagira umukozi ubakurikirana by'umwihariko. Bwana Ndayisaba akaba asaba abafite ibikorwa baba bifuza gutangiza kimwe n'ababitangije kujya begera inzego zitandukanye, bityo n'imbogamizi bahura nazo nk'izi z'ibikoresho bike bagafashwa kuzikemura. Umugabo ubahagarariye bamaze kubiganira basobanuriye, akabereka igitekerezo afite cyo kuba bashaka kwigisha bagenzi biwe, noneho za nzego zimwegereye zikabafasha zikamuha umurongo. Icyo gihe iyo abantu babonye ari ikintu cyiza, za nzego ubwazo zishobora guhita zibikora zikamushakira ubushobozi, n'akarere kabikora, ndetse bigeze aho ngaho bakabona ko bakeneye n'ubundi bufasha, bashobora no kureba kuri iyo ngingo y'imari twohereza mu karere. Inama y'igihugu y'abafite ubumuga itangaza ko kugeza ubu mu Rwanda habarurwa amakoperative 1000 y'abafite ubumuga. Imyuga n'ubumenyingiro bikaba bikomeje kubonwa nk'igisubizo cyo kurandura ubukene, kuko hejuru ya 70% by'abiga amashuri yabyo bahita babona imirimo kandi bakishimirwa n'abakoresha ku gipimo cya 80%. Ku Ruhuha mu karere ka Bugesera, na Risipidio Habimana ku bwa Radio Huguka.